byashize by'ubwami bune, reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Reka nongere ngusuhuze muvandimwe, Uwiteka akwishimire kandi akugirire neza. Birashoboka yuko waba uri kunyumva utamerewe neza, ariko Uwiteka arahari kugira ngo agusubizemo ibyiringiro. Birashoboka yuko waba urwaye, birashoboka yuko waba ufite ibindi bibazo byinshi cyane, ndetse wowe ukaba ubona nta bisubizo byabyo, ariko nta kibazo n'iki na kimwe umuntu cyangwa ikiremwa Imana yiremeye gishobora kugira Imana itabizi. Imana izi impamvu yabyo, kandi iyo yiteguye gukoresha ibyo yatumye bikugeraho kugira ngo uyisobanukirwe neza. Ube maso rero kugira ngo ubikuremo umugisha. Mana nziza, Mana ikiranuka, shyigikira aya magambo yawe agiye kuvugwa. Wumvishe buri wese ufite ubukene bwo kugushaka, kandi Mwuka wawe wera waduhaye nk'umufasha afashe buri wese mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nifuje yuko tuganira amagambo meza cyane, amagambo akomeye, amagambo afite icyo ashatse kuvuga muri iyi minsi yacu, iminsi ya nyuma, iminsi isoza amateka y'iyi si. Turi mu bihe bibi bikomeye cyane, turi mu bihe aho umuntu wese uriho uhumeka asabwa gufata umwanzuro ku bugingo bwe, aho buri muntu wese asabwa gufata icyemezo kikagira aho kimujyana, ari ukukurimbuka cyangwa se ari ku bugingo. Umwanya ni uwa buri wese. Ahangaha rero igihari ni iki? Ni uko turi mu ntambara, ya ntambara ikomeye, intambara iri hagati ya Kristo na Satani, intambara isaba yuko twebwe nk'abantu, nitwe turi hagati muri iyo ntambara, ni twebwe Yesu ashaka kandi ni twebwe Satani ashaka. Ibyo bigatuma bo barimo barwana bapfa twebwe, kandi ni twebwe tugomba kubakiranura. Tuzabakiranura dute? Tuzabakiranura nuhitamo uruhande runaka, kuko nta muntu uzakina mu makipe abiri, ntabwo bishoboka. Ubu ibihe turimo biradusaba gufana ikipe imwe, ndetse nta nubwo ari ugufana, ahubwo ni ugukinira ikipe imwe, kuko urugamba turiho nta mufana n'uyu n'umwe uri ku kibuga, ahubwo twese turi abakinnyi, kandi buri wese arimo arakinira shebuja. Hagati y'Imana ndetse na Satani, buri wese agomba gufata uruhande. Muri ibi bihe bibi bitoroshye, ni ibihe bigoranye, ni ibihe isi yamaze kwihuriza hamwe kugira ngo ishenjagure amahitamo y'umuntu, kandi Imana nayo nta kindi iba ishaka ku muntu, ni uko umuntu agira umudendezo wo guhitamo nta gahato. Ariko Satani we ntabwo ari ko akora. Satani we aba ashaka ko yanagufata ku mbaraga, ndetse byaba ngombwa akakwica utaragira amahitamo, akakwica utarihana. Rero ni ukuri Satani we arabizi neza yuko twese twavutse turi abanyabyaha. Arabizi neza yuko twavukiye hanze y'urugo. Ubundi iwacu ni muri Edeni. Iwacu niho muri Edeni niho sogokuru ndetse na nyogokuru bacu dukomokaho, aribo Adamu na Eva, niho Imana yabashyize ikimara kubarema. Iyo badacumura rero
niho twese twakagombye kuba twaravukiye. Ariko igihe bacumuraga, Imana yabirukanye muri Edeni, kuko ntabwo bagombaga kuba muri Edeni ari abanyabyaha. Ariko kubw'inama y'agakiza, n'ubundi Imana yagiye kuturema, intsinzi yaramaze kuboneka. Yesu Kristo yaremeye kuzongera kudusubiza isura y'Imana binyuze mu kwitanga, agapfira ku musaraba, agapfa mu cyimbo cyacu, agapfa urupfu twebwe twagombaga gupfa, agakubitwa inkoni twe twagombaga gukubitwa, akambikwa ubusa twebwe twagombaga kwambara, kugira ngo atwambike gukiranuka kwe, we byasabye ko yambara ubusa. Bakamucira mu maso, bakamutera icumu mu rubavu, bakamwambika ikamba ry'amahwa, bakamwambika urubindo, kandi ari umwami. Ibyo byose we yemeye ko bimujyaho, ari twebwe byari bigenewe, maze yemera guhanwa mu cyimbo cyacu. Yesaya 53 niho batubwira ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Binyuze rero mu kwizera igitambo cya Yesu Kristo, tukamwemera nk'umwami wacu ndetse n'umukiza wacu, tukamwemera nka ntama w'Imana ukuraho ibyaha byacu, tukizera yuko amaraso ye akuraho ibyaha byacu. Ibyo ngibyo bihita bidukura muri bwa bubata twavukiyemo, bihita bidukura hahandi ababyeyi bacu batubyariye, ariho mu biganza bya Satani. Maze uko kwizera Yesu Kristo, uko kwizera ibyo Yesu yadukoreye, bihita bidukura aho ngaho mu isi, noneho bikaduha uburenganzira bwo kuzatura iwacu muri Edeni. Edeni Uwiteka yarayimuye iyijyana mu ijuru, kuko ntabwo ikiri hano mu isi. Rero niyo mpamvu Satani we atifuza yuko twasobanukirwa n'inzira y'agakiza. Ntabwo yifuza ko twasobanukirwa n'icyo Yesu Kristo yaje kudukorera, ahubwo ashaka yuko tutamenya namba kw'ayo makuru, ahubwo ikigeretse kuri ibyo akatwohereza mu murimo w'Imana, akatwohereza gukora umurimo w'Imana. Ariko ntabwo ari cyo Kristo ashaka. Imana yo irashaka yuko dusobanukirwa neza n'icyo Kristo yaje kudukorera. Imana yo irashaka ko dusobanukirwa nuko Yesu yaje kutuvuvunura mu biganza bya Satani, kugira ngo amahirwe twaherewe mu nama y'agakiza yo kongera kuremwa bundi bushyashya, ndetse yo kongera kuvuka bundi bushyashya, noneho tubyawe n'Imana, kuko iyo umuntu avutse bwa mbere abyarwa n'umubyeyi we, ariko kuvuka ubwa kabiri ni ukubyarwa n'Imana binyuze mu kwemera igitambo cya Yesu Kristo. None se muvandimwe, uherereye mu ruhe ruhande? Ese waba waramaze kwakira imbabazi z'Imana? Waba waramaze kwizera igitambo cya Yesu Kristo? Cyangwa se Satani yakuzirikiye ku nkingi ikomeye? Hari aho yakuzirikiye n'umunyururu ukomeye, maze akohereza mu murimo w'Imana. Ibyo Satani ajya abikora, ni nako yahereye kera abigenza. Rero ni ukuri tugiye kureba amagambo aboneka mu ijambo ry'Imana, ni ukuri atwereka uburyo Satani umurezi wacu, umugome kuri twe, utatwifuriza ibyiza namba, yatuboshye akatuzirika, maze akadushukisha ibitureshya, ibidukurura, akadushukisha ibyiza bigaragarira amaso,
maze akaduhisha inama y'agakiza. Inama y'agakiza. Niyo mpamvu ibi bihe turimo ni ibihe bisabwa ko buri muntu wese agira amakenga kuri buri ngingo iyo ari yo yose, maze agasaba Imana kugira ngo imusobanurire biciye mu byanditswe. Biciye mu byanditswe. Reka dusome amagambo meza aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 21 uhereye ku murongo waho wa mbere. Igihe Imana yatangaga amategeko 20 yaha Mose kugira ngo Mose ayazanire Abisiraheli, yatanze amategeko 10 yiyandikiye n'urutoki rwayo, yandika ku bisate 2 by'amabuye, ndetse igisate kimwe cyari kiriho amategeko arebana n'umushyikirano hagati y'Imana ndetse n'umuntu, ariko ikindi gisate kiriho amategeko 6 cyari kiriho amategeko arebana n'umushyikirano hagati y'umuntu n'uwundi. Ariko ntabwo byagarukiye aho. Imana yo kuko yari izi ko Abisirayeli bagiye kubana bagaturana, ndetse kandi bagiye kubana ari n'abanyabyaha, hari n'andi mategeko mbonezamubano yabahaye. Tugiye kureba rero itegeko rya mbere muri ayo ngayo yabahaye. Ni mu Kuva igice cyaho cya 21 uhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo andi mategeko. Aya mategeko niyo uzashyira imbere yabo. Nugura umugurano w'umuheburayo agukorere imyaka 6, kuwa 7 azagende ab'umudendezo atagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine, agende wenyine. Niba yarazanye n'umugore we, ajyane nawe. Kandi shebuja namushyingira umugore bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana be bazaba abashebuja uwo, ariko uwo mugabo agende wenyine. Ariko umurongo wa 5 muwiteho cyane. Ariko uwo mugurano niyerura ati, nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kugenda ngo mbe uw'umudendezo, shebuja amujyane imbere y'Imana, amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuja amupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukorera iteka ryose. Hano turahabona abantu babiri. Hari umugurano ndetse na shebuja wamuguze, bari babiri. Ariko igihe kirageze, umugurano bibaye ngombwa ko ashaka umugore we. Ahabyariye n'abana. Arasa nkaho atunze kandi atunganiwe, ariko icyo tutakwirengagiza ni uko uyu muntu ari imbata. Ni imbata. Ariko nubwo ari imbata, ifite amahirwe akomoka ku Mana yuko ububata bwe butagomba kurenza imyaka 6, ku mwaka wa 7 nawe agomba kuba uw'umudendezo. Iryo ryari itegeko ry'Imana. Buri Mwisiraheli wese, buri muntu wese wabaga afite umugurano yagombaga gucungana n'imyaka 6 kwishira, kandi n'umugurano nawe yagombaga kumenya neza yuko imyaka yo kuva mu bubata irangiye, maze nawe akaba uw'umudendezo. Ariko hari ikintu ngira ngo turebe. Kuba uw'umudendezo kwiyimbata byagombaga guturuka mu bushake bwe. Ntabwo
nubwo rino tegeko ryari ririho, imbata yagombaga guhabwa umudendezo wo guhitamo kubaturwa cyangwa agahitamo gukomeza kuba imbata, nubwo itegeko rimubatura ryabaga rihari ndetse n'ubwo igihe cyo kubaturwa kwe cyabaga kigeze. Ariko se byagendaga bite? Ahangaha ngira ngo murabizi, nk'uko Daniyeli yabyeretswe, inyamaswa ya kane ni inyamaswa yabonye izagira imigambi ituma ibashishwa byose n'uburyarya. Uburyarya ngira ngo murabuzi, nta muntu n'umwe utazi uburyarya, nta muntu n'umwe utazi indyarya. Indyarya ni umuntu wigira mwiza kuri wowe, nyamara iyo neza kugiriye cyangwa n'ubwo bwiza kugaragariza, muri we hari ikindi cyihishemo cyo kukugirira nabi, ariko akakugirira neza mu buryo bwo kukujijisha. Ngira ngo uburyarya murabusobanukiwe. Umuntu muri we afite ubugome, agufitiye ubugome, hari ikibi ashaka kugukorera, ariko nubwo ashaka kugukorera ikibi, we arashaka yuko yakwinjiza mu kuzagukorera cya kindi kibi, ariko bisa nk'aho ari wowe ubyihitiyemo. Azabigeraho ate rero? Ni ukuvuga ngo we azabigeraho ari uko akugaragarije ineza cyangwa akugiriye neza, nyamara muri we hihishemo ubugome. Hihishemo ubugome. Ni nako byagendaga rero k'uyu mushebuja ndetse n'iyi mbata. Ubundi imbata nta mudendezo yabaga ifite muri iriya myaka 6 yose. Bayiguraga kugira ngo ikore imirimo, kandi ntabwo yahembwaga. Kandi iyo mbata ntabwo yabaga ifite umudendezo mu rugo. Mu myaka yo gutangira bwo ntabwo byabaga byoroshye habe na. Ariko se byagendaga gute iyo imyaka 6 yajyaga kugera? Nubwo yabaga yari yarashatse umugore, nubwo yabaga yarahabyaye abana, we yarazi neza yuko kuko yabashakiye kwa shebuja, abo bana bazasigara aho ngaho. Yabaga azi neza yuko umugore we azamusiga kwa shebuja. Ariko kandi nanone shebuja mu buryo runaka, kubw'uwo mugaragu we cyangwa kubw'iyo mbata, reka tubyite imbata kuko ni ububata, iyo mbata yagombaga gukora. Ariko nubwo yagombaga gukora, shebuja we hari ubundi buryo yabaga atifuza yuko iyo mbata yazava aho ngaho. Nta kindi yayikoreraga, yashoboraga kuba yatangira kuyorohereza imirimo, yashoboraga kuba yatangira akayizana akayibwira ati dutemberane, ikava ahandi hepfo aho yabaga iragiye ibiki, ingurube cyangwa iri gukora imirimo, mu kwegereza wa mwaka wa 6 ndetse wenda kurangira, ariko mu buryo bw'uburyarya agatangira kumworohereza imirimo, agatangira kumufata nk'umwana we, agatangira kugira ibyo amuha bituma wa muntu yumva ko aho hantu habaye heza, ku buryo abasha kubona shebuja nk'umuntu mwiza. Nyamara kandi shebuja nta kindi washaka, ni ukumuryoshya kugira ngo yambata ubwo yari igeze mu gihe cyo kubaturwa, noneho yo ibyo kubaturwa ibyibagirwe, yo ubwayo yihitiremo gukomeza kubatwa, shebuja atabigizemo uruhare.
bwa buryarya bugakoreshwa, agatangira kugirira neza imbata ye, agatangira kuyibwira ati noneho marana iminsi n'umugore wawe, agatangira kumubwira ati ngwino dusangire ntukarye wenyine, agatangira kumugurira inkweto, agatangira kumugurira ibyo atajyaga amugurira, agatangira kurya ku biryo bya shebuja. Noneho imbata yaba igeze muri cya gihe cyo guhitamo umudendezo wayo ngo ive mu bubata, yo none ubwenge bukaba bwaracuramye, isigaye ibona ko shebuja wayo ayikunda. Noneho igihe cyo kubaturwa, hari n'igihe shebuja yashoboraga no kuyibutsa ati umwaka wa 7 dore wageze, noneho ni ukwitegura ugataha. Noneho imbata yo nta kindi yahitaga itekereza iti dore databuja ko yari amaze kunkunda, ko nari ntangiye gusangirira nawe ku meza, ko yari atangiye kuntembereza, ko yari atangiye kunkundira abana n'umugore, ese ko yari atangiye kumpa uburenganzira nkamarana igihe n'umugore wanjye. Aho ahari uwareka kujya kubaturwa, ko ninjya mu byo kubaturwa nzongera kujya guhera kuri 0, dore ko n'umugore wanjye n'abana banjye nzabasiga aha. Uwakwemera nkaguma ahangaha ko mbona databuja tumeranye neza. Noneho imbata ikaza kubwira shebuja iti databuja ndumva ntashaka kubaturwa, buriya tugumanye byambera byiza, tugumanye ni ukuri nta kibazo, iby'ububata ntabwo ari ububata, ahubwo ndabona ndi nk'umwana mu rugo. Noneho mu buryo bwihishe, icyo ngira ngo umenye mw'ibi bintu, umenye icyo shebuja yabaga yaramukoreye cyamujijishije kigatuma afata umwanzuro ndetse mubi wo guhitamo kuguma mu bubata. Icyo shebuja yari yaramukoreye ni ukuvuga ngo ibyo byose shebuja yabibashishijwe n'uburyarya. Yashushe nk'umwitwaraho neza, amugirira neza, amuha keya zishoboka n'izidashoboka, kugira ngo yambata ijijishwe, ibitekerezo byayo bigende, ibone ko shebuja babanye neza. Aha rero kuko imbata yabaga yihitiyemo ku giti cyayo, ni ukuvuga ngo itegeko ryaravugaga ngo umujyane ku rugi cyangwa ku nkomanizo, maze shebuja amupfumuza ugutwi uruhindu agumye kumukorera iteka. Ni ukuvuga ngo icyo shebuja yabaga ashaka yabaga yamaze kukigeraho. Imbata yiyemereye yuko izagumana na shebuja, yahishwe hirya, ntabwo yigeze ihabwa amahirwe yo gutekereza hirya yo kwemera kuba imbata y'iteka ryose. Oya, ayo mahirwe ntiyayabonye, kuko yahumishijwe n'ibyiza yakorewe, yahumishijwe n'ibyiza shebuja amugirira. Maze shebuja akamujyana, umva, agafata uruhindu akamutobora ugutwi, akaba amushyizeho ikimenyetso. Uwo munsi yamutoboraga ugutwi, yamaze kuba uwe burundu, umva, ntabwo yongeraga kugaragara muri urwo rugo. Ububata bukomeye burutana bwa bundi yari abayemo akihagera, ntiyongeraga kubonana n'umugore we uko yishakiye. Bya bindi shebuja yabaga yamushukishije, za keya yamuhaga, ndetse kwa kugira neza yamugiriraga amwereka by'uburyarya, byahitaga birangira, kubera yuko icyo shebuja yabaga ashaka yabaga yakigezeho. Bigasoza
umuntu abaye uwa shebuja mu buryo budasubirwaho, ku buryo aho azajya hose azajya aba ameze nka ya nka ifite icyapa bavuga bati ino nka niyo kwa kanaka. None se muvandimwe, dore turi mu bihe bibi bitoroshye, ibihe bisoza amateka y'isi. Satani we ubwe azi ko twebwe twavutse turi abanyabyaha, ndetse tukivuka ahita atwandika mu gitabo cye, igitabo cy'urupfu. Ndetse tukivuka buri wese aba afite inturubiko yamuziritseho kugira ngo abe amufite burundu, ndetse atazabasha no gutekereza ko hari amahirwe afite y'imyaka 6 yonyine, ko ariho yo agomba kuguma mu ubwo bubata no kw'iyo nturubiko Satani yamuziritseho. Ntamenye yuko hari amahirwe y'umwaka wa 7 ugomba kuba uw'umudendezo, agakora noneho mu mudendezo, agakora uko ashaka, akayoboka, akajya aho yishakiye, agatembera uko ashaka. Buriya umuntu wavutse, umuntu wabyawe n'umugore, umuntu wabaswe, waziritswe na Satani akimara kuvuka, dore iyo tuvutse tuvukira mu biganza bya Satani, tuvuka turi abanyabyaha. Uwo muntu ajya agira igihe akagira amahirwe y'uko imyaka 6 ye irangira, akajya kumva mwuka w'Imana aramukomanze, amwemeje ko ari umunyabyaha. Iyo uwo muntu abaye umunyabwenge, iyo uwo muntu agize amahirwe akagira amakenga, iyo uwo muntu abaye uwarambiwe ububata, yumva ijwi ry'Imana rivugana nawe, maze uko Yesu Kristo akomanga, ni ukuri akamukingurira, maze akinjira iwe bagasangira. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Iryo somo riboneka mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Ariko kandi nawe icyo gihe mw'iyo myaka 6 aba yatangiye kukubwira ati, Yesu Kristo aba yatangiye kukubwira ati, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibibi bikomeye utamenya. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibibi biruhije utamenya. Akongera akakubwira ati, yewe urushye kandi uremerewe, ngwino usange nkuruhure, ngwino wemere kuba umugaragu wanjye, unyigireho. Maze wakumva iryo jwi ry'ineza rigusanze ahantu Satani yakuboheye, yakubwira ati, burya igihe napfaga ni wowe naziraga. Yakubwiraga ati, burya rya cumu natewe mu rubavu ni ku bwawe. Yakubwira ati, burya rya kamba ry'amahwa nambitswe mu mutwe, ya macandwe naciriwe, burya za nkoni nakubitwaga, za nshyi nakubitwaga, burya ni wowe naziraga. Maze wakumva iryo jwi, wakumva wifuje uwo nguwo uri kukubwira yuko yahanwe ibihano wari guhanwa, mu kumwizera akakuzitura ya minyururu, maze akakujyana ukajya kuba uw'umudendezo. Izina ryawe akarikura kwa Satani, akaryandika mu gitabo cy'ubugingo. None se uri mu ruhe ruhande? Ese uracyaziritse? Ese Satani yarakubase neza ku buryo wumva utamuvaho?
ese Satani nta bintu asa nk'aho ari kukwereka bituma wumva utamuvaho? Wenda ubucuruzi bwariyongereye bimeze neza, wenda mu mirima ureza, mbega umushinga wose ufite bishobora kuba birimo bigenda neza. Nyamara kandi nk'uko kuntu birimo bigenda neza, agashahara wenda kariyongereye, ariko ibyo nabyo bigahurirana no kumva ko ugomba gufata umwanzuro ku kigendanye n'ubugingo bwawe. Umuvandimwe umwe niwe wigishije icyigisho cyavugaga ibyo gufata umwanzuro. Ati fata umwanzuro bigishoboka. Ati uranga gufata umwanzuro, abandi bazawugufatira kandi uwugenderemo. Ni ukuri nanjye ndumva nifuza kukubwira gufata umwanzuro w'ubugingo bwawe. Ubu turi mu bihe inzira irimo igenda yamaze kwigabanyamo kabiri. Twamaze kugera ahantu hahandi hari inzira ikata iburyo, hari n'indi ikata ibumoso, ndetse hari n'indi nzira igororotse izamuka yitwa Biruhanya. Ku musozi Biruhanya niho twageze, aho buri wese agomba gufata umwanzuro ku kigendanye n'ubugingo bwe. Bimeze bite muvandi? Yesu Kristo aracyateza ibiganza. Yesu Kristo ntabwo arahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Nimba wowe hari icyo wumva ukumva hari umutima ugukomanga, uracyafite amahirwe. Nubwo Satani yakuziritse, ariko ibyo yakuzirikiyeho Kristo afite imbaraga zo kukuzitura. Mwizere. Hari amagambo nshaka gusoma, ni amagambo nshaka gusoma makeya. Daniel n'ibyahishuwe ni kuri paje yaho ya 223, kugira ngo turebe uburyo Imana yatubereye nziza cyane, kuko itumenyesha ibyayo ikatumenyesha ubwiru bwayo. Ni kuri paje yaho ya 223, ni ku cyigisho cyaho cya 12 kivuga indunduro y'intambara. Indunduro y'intambara, aha ni hahandi Mikayeli agahaguruka akarwana. Uyu ni Mikayeli wa wundi watsinze Satani akamwirukana mu ijuru. Ubu ahe hakaba hatakibukwa. Ubu mu ijuru nta mwanya Satani afitemo. Gusa w'icyo ashaka, kuko ibiremwa muntu twebwe tugifite amahirwe yo kuzaritaha, niyo mpamvu arimo aturwanya. Niyo mpamvu arimo adashaka yuko twasobanukirwa n'icyo Yesu Kristo yadukoreye. Baranditse ngo, ariko se ni mu buhe buryo dushobora kumenya ibi? Ni buryo ki dushobora kwemeza ibiri kuba mu buturo bwo mu ijuru? Imana yatubereye nziza cyane, kuko yadushyize mu biganza uburyo bwo kumenya ibi. Yatubwiye ko igihe ibintu runaka bikomeye bibaye mu isi, ibyemezo bikomeye bijyanye nabyo biba biri gufatwa mu ijuru. Duhereye kuri ibi bintu bigaragara, tubasha kumenya ibitagaragara. Nk'uko twitegereza ibyaremwe tukagera ku Mana yabishyizeho, niko binyuze mu bibera ku isi n'ibibera mu mateka, dukurikirana tukagera ku bintu bikomeye bibera mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo igihe tuzajya tubona hari ibintu bikomeye birimo bibera hano mu isi, ni icyerekana yuko mu ijuru hari ibyemezo birimo bigenda bifatwa bigendanye n'ibi biri kubera hano mu isi. Ibibera mu isi n'ibibera mu ijuru urumva biragendana. Satani ubu ngubu mw'iyi minsi, aho isi yamaze kuba imwe, aho ashaka ko idini riba rimwe, indangamuntu iba imwe,
ifaranga riba rimwe, mbega abantu bakayoborwa mu buryo bumwe ku isi yose, abana b'Imana bo ntabwo ariko bimeze, ntabwo bazemera kugendera muri uwo murongo. Ubu isi yazanye ikintu cyitwa ikoranabuhanga, ikintu kimaze gutwara abantu benshi. Mbega Satani arashaka kwivanga mu mudendezo w'umuntu ku buryo ashaka yuko n'iryo koranabuhanga ryinjira no mu mibiri y'abantu. Ariko ikibabaje, ntabwo abantu bo barimo babitekerezaho, ntabwo barimo babireba. Satani arimo araryoshya abantu. Ibintu byo mu ikoranabuhanga biraryohereye, bifite agasukari, bifite icyanga. Ibyo bintu kuba byoroshye, ubuzima bworoshye kubera ikoranabuhanga, bigatuma batamenya ububi bwihishe mu ikoranabuhanga. Ibyo dukorera, ibyo dushukisha, wabigereranya n'ibi bintu ngiye kukubwira. None se mbwira, buriya iyo urimo kwagaza inka ugira ngo uyikame, inka yo ihita yumva ko uwo muntu ayikunda, ni urukundo, ikumva ni byiza, maze igatuza bakayikama amata. Ese mbwira, shebuja wa wundi uyagaza mu by'ukuri ni urukundo ayikunda, cyangwa arimo arayagaza kugira ngo agire icyo ayikuramo? Mu yandi magambo, ni uburyarya. Satani ni uko arimo abigenza. Urimo uracuruza bikaza, urimo uracuruza bikaza ari mva, abakiriya ni benshi, ariko ni kuri kugenda ujya mu mutego, ukibagirwa Imana, ukibagirwa ko Imana yaguhaye amahirwe. Ikindi cya kabiri, iyo barimo bagaza ingurube bayishimashima, yo iravuga iti mbega abantu beza, noneho baranyagaje, barimo baranshimashima, ikumva ni byiza. Nyamara mu gihe itari yiteguye, ijya kumva ikumva bayikubisa agafuni. Wa muntu wayagazaga mu mutima we hari harimo iki? Hari harimo gushimisha ya ngurube, cyangwa hari harimo kuyikubita ifuni kugira ngo ayice idasereganyije, itamurwanyije? Icyo kintu nicyo Satani arimo akorera ikiremwa muntu muri iyi minsi. Kw'aya magambo rero y'uburyo tubasha kumenya ibibera mu ijuru turebeye ku biri hano mu isi. Ubu uyu munsi isi irimo irandika abantu bayo muri sisiteme y'isi. Abantu bagomba gutura mu isi barimo bariyandikisha. Ubwo rero twagendera ku iki gihamya kiri hano, bikatwereka yuko mu ijuru naho barimo bandika abantu baryo. Ubu sisiteme yo mu ijuru nayo irimo irandika abantu bayo. Muvandi, ko tugeze ahantu buri muntu wese arimo yiyandikisha ahantu ashobora kuba yashyigikira uwo yemeye gukurikira. Ubu turimo turafata uruhande, bavandimwe, hagati y'Imana na Satani. Ubu tugeze mu gihe cyo kubakiranura, buri wese aherera mu ruhande agomba kurwaniramo. Ubu isi iri ku muvuduko ukomeye cyane. Ese nimba isi irimo yandika abantu bayo mu buryo budasubirwaho, kuko barimo barandika mu buryo bwa burundu, ijuru naryo ririmo rirandika naryo abana baryo mu buryo bwa burundu, mu buryo budasubirwaho. Uriyandikisha hehe muvandimwe? Ko nta wandikwa habiri, ntibishoboka. Reka turebe andi magambo aboneka mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Ni kuri paje yaho ya 207, ndetse aya magambo ari no kuri paje yaho ya 90. Reka mwumva no magambo ukuntu ameze neza. Ubu bushukanyi buzaba gikwira, kandi bizaba ngombwa ko duhangana nabwo imbona nkubone. Kandi niba tutabyiteguye, tuzafatwa mu mitego kandi dutsindwe. Ariko nidukora ibyo dushoboye ku ruhande rwacu, tukitegura intambara ituri imbere, Imana izakora uruhare rwayo, kandi ukuboko kwayo gufite ubushobozi bwose kuzaturinda. Amena. Bidatinze Imana izohereza abamarayika bose bavuye mu ijuru
kugira ngo batabare abantu b'indahemuka babagoteshe uruzitiro, bityo be gushukwa kandi ngo bayobywe n'ibitangaza by'ubushukanyi bwa Satani. Amena. Nabonye uburyo ubushukanyi bwari buri gukwirakwira ku muvuduko munini. Neretswe igare rirerire cyane ryagendaga ku muvuduko nk'uw'umurabyo. Marayika yansabye kwitegereza nitonze. Nahanze amaso iryo gare. Byasaga nk'aho isi yose yari muri iryo gare, ku buryo nta muntu n'umwe wari wasigaye. Iri gare byasaga nk'aho abantu bose bari ku isi yose bari muri iri gare, kandi ngo ryagendaga ku muvuduko ukomeye cyane ku buryo nta muntu wabashaga kuba yarihagarika. Ngo nahanze amaso iryo gare, byasaga naho isi yose yari muri iryo gare, ku buryo nta muntu n'umwe wari wasigaye. Marayika yaravuze ati, bahambiriwe mu miba igiye gutwikwa. Bahambiriwe mu miba igiye gutwikwa. Muri iryo gare bahambiriwe mu miba igiye gutwika. Maze marayika anyereka uwari utwaye iryo gare, wasaga n'umuntu mwiza w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari mu igare bari bamuhanze amaso ndetse bakamwubaha. Nahagaritse umutima maze mbaza marayika wanyoboraga uwo wari utwaye igare uwo ari we. Yaransubije ati, ni Satani. Satani niwe utwaye igare. Yigize nka marayika w'umucyo, yigaruriye abatuye isi, birunduriye mu bushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ikinyoma bityo barimbuke. Uyu mukozi umukurikiye mu cyubahiro ni umuhanga ushinzwe kwita kuri iryo gare. Naho abandi bakozi bakurikiyeho bakoreshwa imirimo itandukanye nk'uko agenda abakenera, kandi bose bagenda ku muvuduko nk'uw'umurabyo bagana mu irimbukiro. Ariko abari bari muri iryo gare bose ngo bari bameze nk'abantu bahambiriwe mu miba ijya gutwikwa. Iryo gare ryagendaga ku muvuduko ukomeye cyane, kandi iryo gare ryirukankaga rijya kurimbuka. Uwiteka adufashe, aduhe gufata imyanzuro ikomeye cyane. Nabajije marayika niba nta muntu n'umwe usigaye. Yansabye kureba ku rundi ruhande, maze mbona itsinda ry'abantu bagendaga mu nzira ifunganye. Amena. Bose bagaragaraga nk'abantu bashyize hamwe rwose, bomatanijwe n'ukuri, bakoze amatsinda. Marayika yaravuze ati, marayika wa gatatu ari kubateranyiriza hamwe kandi akabashyiraho ikimenyetso, maze bagakora imiba izajya mu bigega byo mu ijuru. Amena, amena. Iri tsinda rito ryagaragaragaho ibimenyetso n'imiruho bisa naho ryanyuze mu bigeragezo bikomeye. Byagaragaraga nk'aho izuba ryarasiye inyuma y'igicu maze rimurika mu maso habo, bituma bagaragara nk'abaneshi. Amena. Ndetse nk'aho intsinzi yabo iri hafi kugerwaho. Uwiteka akugirire neza muvandimwe. Hano hari amatsinda abiri. Itsinda rimwe riri mu igare ndetse riri mu muvuduko ukomeye cyane. Ndetse kuba bari mu iryo gare, Satani yarabashukashutse, abaha amaporomosiyo, imishahara arayongera, abandi baracuruza biraza, abahinzi biraza, nukuri abantu baragenda baba bakire. Ibyo bibibagiza yuko bageze mu gihe cy'umwaka wa 6, aho bagomba gufata umwanzuro ku kigendanye n'ubugingo bwabo. Noneho barangiza bakajya kuba b'umudendezo, maze shebuja ari we Satani araboshyushya,
abakorera bya bindi bisa nk'aho ari ubugiraneza, ariko kandi mu buryo butagaragara aragira ngo abapakire mu igare maze abashyire muri sisiteme y'isi, abajyane kurimbuka. Muvandimwe unteze amatwi, uri mu ruhe ruhande? Icyo wakora cyose n'umwete wawe wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, ibyo byose ntabwo byashobora kugukuraho ibyaha, keretse kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe byonyine nibyo biri butume utajya muri iri gare. Keretse kwizera yuko Yesu Kristo wenyine ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo, ukemera kandi ukizera yuko ntawe ujya kwa Data atari we umujyanye, ukizera neza yuko Yesu Kristo ari we nzira, ari we kuri, kandi akaba ari nawe bugingo, nibyo biri butume wemera kugenda mu nzira ifunganye, kubwo kwemera kubaturwa, kubwo kwemera kutajya muri sisiteme y'isi, ahubwo ukiyandikisha muri sisiteme y'ijuru. Hari andi magambo nshaka gusorezaho, amagambo nanone aboneka muri iki gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Ni amagambo aboneka kuri paje yaho ya 457. Ni amagambo nayo ntabura kukubwira muri uyu mwanya. Ni igice cya 13 kivuga urugamba rw'igihe kirekire rwo guharanira umudendezo. Urugamba rw'igihe kirekire rwo guharanira umudendezo. Wa mudendezo imbata yagombaga guharanira kandi ikawubona bitewe n'uko Imana y'ubwayo niyo yemeye ko imbata igomba guhabwa umudendezo, itagomba kurenza imyaka 6 mu bubata. None muvandimwe, imyaka 6 yawe dore yageze, kuki ushaka kutava mu bubata? Ngo ariko se bizamera bite mu gihe kiri imbere? Itorero rigomba kuba ryiteguye kugaruka kwa Kristo, rigomba kuba ryaritandukanije burundu n'ibinyoma by'ubupapa no kwangirika kwabwo. Hagomba kubaho ivugurura ku bijyanye n'ingingo y'isabato. Marayika wa 3 wo mu byahishuwe 14 atangariza abantu amategeko y'Imana, akabayobora ku isabato y'ukuri aho gukurikiza isabato y'impimbano. Ikiyoka kirakangaranywa, bityo kikayobora ubutegetsi bubi bwo ku isi, ku buryo ubutware bwose bw'ububasha bw'abantu buzakoreshwa kugira ngo buhatire abantu gukora ibyo umunyabugome ashaka. Ubwo nibwo ikibazo kizaba gishyizwe imbere y'abantu mu buryo bugaragara. Abantu basabwa n'itegeko ry'Imana kubahiriza isabato, basabwa n'itegeko ry'itorero Gatolika, bagasabwa n'itorero ryiyitirira ubuprotestani, hamwe n'itegeko ry'igihugu gukomeza isabato y'impimbano. Ubutumwa bumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye, naho uwanga isabato y'ikinyoma, ubutegetsi bwo ku isi bukamukangisha kumurenganya no kumwica. Ikibazo kiri imbere y'abantu. Mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakoze iki? Biba bisa naho abwiye Imana ati nimwumve. Ikibazo kigeze imbere y'abantu. Umuntu arasabwa kumvira Imana, ndetse aranasabwa no kumvira abantu. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiri imbere ye, niwe ugomba kwihitiramo. Amahitamo abaye. Ariko noneho bitewe n'ibyo shebuja yamweretse, bitewe n'uburyo shebuja Satani yakomeje kumureshyareshya, agashaka kumuhisha ko yamwica nyuma y'uko ahisemo nabi, agashaka kumuhisha y'uko arimo amujyana kumurimbura, ahubwo akamwoshyushya. Yambata igihe izaba yahisemo kujya mu ruhande rwa Satani, azaba asa nk'aho avuze aya magambo akurikira: nzi ibyo ushaka ko nkora, ariko sinzabyumvira. Nzi ko ububasha nsabwa kumvira
atari ububasha bwa gikristo, nyamara mbwumviye kugira ngo ndengere amagara yanjye. Niyemeje kureka kukuyoboka, ahubwo nkubarara imbere y'umuriganya. Uhereye ubu inyamaswa niyo nzajya ndamya. Njye ubwanjye ngiye munsi y'ibendera ry'inyamaswa mu cyimbo cyo kukuyoboka, cyo kuyoboka ubutware bwawe Mana. Uhereye none suzuguye ibyo usaba, kumvira ko umutima wanjye n'ubugingo bwanjye mbyeguriye inyamaswa. Uyu muntu akaba ahisemo burundu, uyu muntu akaba yitandukanije n'Imana. Amahirwe uyu muntu yari afite akaba ararangiye, akaba asezeye ku mahirwe yari afite. Umwaka wa 7 yakagombye kuba afite umudendezo, ahubwo agahita atangirana ububata bwo ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu abantu benshi bamaze gukora amahitamo yabo, abandi nabo bagiye gukora amahitamo yabo, kandi ni amahitamo asa nk'aho ari aya nyuma, bitewe n'uko bafashe imyanzuro babanje kuganira n'imitimanama yabo, maze imitimanama yabo ibereka yuko inzira bagiye kuganamo ari inzira igana mu irimbukiro, kandi bikagaragara yuko nibafata umwanzuro biri bubagushe mu bihombo, maze bagasa nk'aho babwiye Imana aya magambo tumaze kumva. Kandi ibyo ntibibabuze gukomeza gukora umurimo w'Imana. Ni ukuri muvandimwe, hitamo kandi uhitemo neza. Hitamo uherere mu ruhande rw'Imana. Wemere kuba wakena, wemere kuba wafungwa, wemere kuba wakwenwa cyangwa ugasekwa, wemere icyubahiro cyawe wari ufite kijye hasi cyane, maze icya Kristo kijye hejuru. Ni ukuri uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ubu ngubu basezeraniwe ubutabazi ndetse n'uburinzi bukomeye, bitewe n'uko abantu bose bazaba bamaze kwanga Imana. Ntabwo abamarayika babarindaga bazataha ngo basubire mu ijuru, ahubwo uko bazajya bagenda bakurwaho uburinzi, babandi banze Imana, abamarayika babarindaga bazajya baza gufasha cyangwa gusapotinga abana b'Imana. Ayo masezerano arahari. Humura ntacyo uzaba, humura ntabwo uzapfa, humura nubwo icyubahiro cyawe cyo mu isi cyatakara, ariko icyubahiro cyo mu ijuru cyo uzaba ugifite. Wigira ubwoba, witinya, shikama kandi komera, Uwiteka aguha umugisha. Bamaso, bana n'Imana, fata ibyanditswe, usenge, usaba Imana kuguhishurira iby'ibi bintu. Waba uri umuyobozi w'idini runaka, waba uri umukuru w'itorero, waba uri umuririmbyi, waba uri umuntu ukomeye cyane mu idini runaka waba urimo, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze mu gihe wanze kwihana. Oya, menya ko Satani ari umugome, akuzirikisha inshingano nk'iyo, akakuzirikisha kuvuga iby'Imana, akakuzirikisha kuba wavuga yuko Kristo agiye kugaruka, agushimashima, agira amaporomosiyo aguha kugira ngo udahumuka neza, kugira ngo utitwa ikigoryi, kugira ngo icyubahiro cyawe kigumeho, bataguseka kuko wafashe umwanzuro wo guherera mu ruhande rw'Imana. Ariko Uwiteka aracyateze ibiganza, ariko ayo mahirwe ari hafi kurangira. Ese nakurangiriraho bizagenda bite? Rero Uwiteka akugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Data wera, Mwami w'amahoro, ukiranuka, nongeye kugushima muri uyu mwanya.
ngushimiye aya magambo amaze gutambuka. Mwami, buri wese uzayumva umurobanuriremo amagambo ushobora kumwumvisha akamukura mu mitego ya Satani, akamuzitura ku mambo Satani yamuziritseho, maze uyamwumvishe kandi uyamusobanurire, maze naziturwa akandikwa mu gitabo cyawe, izina ryawe rizashyirwe hejuru. Dufashe Mwami, hariho ubuhumyi bukomeye cyane, abantu benshi ntacyo bitayeho. Urya somo rivuga yuko igihe bazaba bavuga ngo ni amahoro ni amahoro, dore ryarasohoye. Ubu ngubu nta kibi kiriho, haba mu madini, haba mu materaniro ayo ari yo yose. Abenshi bavuga ko nta kibazo gihari, ariko abana b'Imana, abana bawe wahaye kureba, barimo barareba hirya y'ibi ngibi bakabona harimo ikibazo, bikabatera gukomeza inzira igororotse, bikabatera gukomeza inzira ifunganye. Duha imbaraga Mwami. Ntabwo tuyobewe yuko mu nzira igana i Siyoni, igana ku rurembo hashamikiyeho tundi tuyira tugana Gehinomu, ariko uduhe kuba maso, utubere ingabo idukingira. Fasha buri wese kandi uhe guca bugufi buri wese, mu izina rya Yesu, amen. Yesu gusani we wamfasha